Reka dusengere ijambo rye rirasengeye, dusenge twe kugira ngo Satani ataturogoye mu ijambo ryayo. Uwiteka Mana Nyiringabo, Mana ikomeye, Mana y'ubutware kandi y'ubushobozi, twongeye gushima izina ryawe ko uyu munsi watugiye neza ukaturinda. Nyakubahwa rero ukaba utugiriye neza, ukaba utuzanye kwicano, ariko nyagora kunganyemerera abantu bose bagiye kumva ijambo ryawe ribacengere mu mitima, rigireho ribakora, rigireho ribashyira, kandi ijambo ryawe ribagorore mu nzira zo gukiranuka. Duheje imigambi yose y'umwanzi yafunga amatwi y'abantu kumva ijambo ryawe, imigambi yose yabarogo yabarangaza yose kubitwa hasi, ijambo ryawe rigira umumaro mu mitima y'abantu bagiye kuryumva. Ndagushimiye ko byumvise Kristo, rero nanjye unkoze kajya kakumunwa mvuga nyobewe n'umwuka wera. Urakoze ko byumvise ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Jewe rero muteze amatwi ni Twavugimana Jean Pierre. Ndi umugabo utari mutoya, mfite abana 7, urumva shesha akanguhe. Umugore we n'umufasha twababyaranye nkunda cyane. Reka twumve ijambo ry'Imana cyo bitubwira rero muri Yeremiya ibice 33 umurongo wa 13. Muranyihanganira kandi ndakororaho, ariko ibintu bitubuza kumva ijambo ry'Imana. Yeremiya ibice 33 umurongo wa 13 aravuga ngo mu midugudu yo mu misozi miremire, mu midugudu yo mu bibaya, no mu midugudu y'ikusi, no mu gihugu cya Benyamini n'aherereye i Yerusalemu, no mu midugudu y'Ubuyuda, intama zizasubira kunyura munsi y'ukuboko kwa nyirazo azibara. Amen. Kadusome byahishuwe ibice bya 22 umurongo waho 12. Ijambo ravuze ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano, kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Ndi Alpha na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma, itangiriro n'iherezo. Hahirwa abamesera ibishura byabo, kugira ngo bemererwe kwegera cya giti cy'ubugingo, kandi banyure mu marembo, binjire muri rwa rurembo. Hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abasambanyi n'abicanyi n'abasenga ibishushanyo, n'umuntu wese ukunda kubeshya akabikora. Amen. Bene data rero twumvise ijambo ry'Imana muri Yeremiya ibice 33 umurongo waho wa 13. Ijambo riravuze ngo mu midugudu, mu mpinga, mu bibaya, mu misozi miremire. Ijambo riravuze ngo intama zizongera kunyura munsi ko kwa nyirazo azibara. Haleluya. Bivuze ngo Uwiteka agiye, Kristo nyiri intama agiye kongera kubara intama, agiye kongera gukora icyo bita ibarura. Haleluya. Kuko ariko intama zaravangiwe, intama zavangiwe n'ihene, intama zigiye zivanga, zirimo ihene, zirimo ingurube, zirimo ibintu bitandukanye. Ariko Uwiteka aravuze ngo intama zigiye kongera kunyura munsi ko kwa nyirazo azibara. Ni kuvuga ngo Uwiteka agiye kongera gushyira ku rutonde intama. Nimba uri intama ucunge neza, nimba uri n'ihene nabwo ucunge neza, kuko Uwiteka, ijambo riravuze ngo Uwiteka agiye kongera, intama zigiye kongera kunyura munsi ko kwa nyirazo azibara. Yeremiya 33 umurongo wa 13 ngo intama zigiye kongera kunyura munsi ko kwa nyirazo azibara. Niba uri umuririmbyi umenye ko ugiye kongera guca muri sikaneri ya Kristo, ni munsi y'ukuboko kwe mugiye kongera gucamo. Uwiteka agiye kongera kureba intama neza, agiye kureba intama n'ihene. Ijambo rirambwira ngo kubera icyo Uwiteka agiye kongera kubara intama, ijambo riravuga ngo ko hagiye kuzaho marayika w'umurimbuzi ugiye kurimbura. Ijambo riravuze ngo umuntu wese marayika asanga afite amaraso y'umwana w'intama mu ruhanga, uwo ngo umurimbuzi ntazamurimbura, azamucaho. Niko no mu Isirayeli byagenze. N'ubu rero Uwiteka arimo arabara intama zigiye kongera kunyura munsi ko kwa nyirazo azibara, kugira ngo kuko umurimbuzi agiye kumanuka, kugira ngo hatagira umuntu urimbuka bigendeyemo kandi ari intama. Kuko niba ijambo rya Imana rirambiye ngo azabwira intama ngo zijye iburyo naho ihene zijye ibumoso. Uwiteka arimo arashyira intama ku rutonde kuko marayika murimbuzi agiye kumanuka. Niyo mpamvu ijambo ryatubwiye mu byakozwe n'intumwa mu byahishuwe ibice 22 umurongo wa 12 havuze ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano, kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Akavuga ngo nda Alpha na Omega, nditangira n'iherezo. Haleluya. Kandi akavuga ngo ariko hanzeho
ngo hazaba imbwa n'abarozi n'abasambanyi n'abakunda kubeshya bakabikora ngo bo nibo bazaba hanze. Ni kuvuga ngo rero nimba Yesu aje guhemba no guhana biragusaba kwisuzuma ukareba umwanya uhagazemo, nimba uri guhembwa ibihembo bizima cyangwa nimba uri guhemba ibihembo by'agahimano. Ariko ijambo ravuze ngo dore ndaza vuba nzanye iki? Ingororano. Ingororano z'Uwiteka ziraje ku muririmbyi waririmbye neza, ingororano z'Uwiteka ziraje ku muririmbyi waririmbye nabi. Haleluya. Ingororano z'Uwiteka ziraje ku muvugabutumwa wavuze ubutumwa neza atagoreka, atashaka indamu, akabuvuga yabaye n'umwuka w'Imana, akorana Imana nta kindi kinashingiyeho. Ingororano zo ziraje n'umuvugabutumwa bivangavanze akajya avuga ubutumwa agoreka ijambo ry'Imana, uwo nawe agiye kugororerwa. Icyo nkundira Yesu Kristo naza ntawe azahenda, buri wese azamuhembera ibyo yakoze. Cyangwa ravuze ngo dore ndaza vuba nzanye iki? Ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese bikwiriye bite yakoze. Niyo mpamvu bene data rero nababwiraga ngo suzuma neza niba ari intama, kuko intama ziri ku rutonde zirimo zirabarwa. Uwiteka yaje kubara intama, kandi mwibuka ko ijambo ryavuze ngo buri ntama yose, intama zose zigiye kongera kunyura mu suko kwa nyirazo azibara. Intama zigiye kongera guca mu suko kwa nyirazo azibara. Ni kuvuga ngo mu suko kwa Yesu ni sikaneri isikana ikamenya nimba uri intama cyangwa uri ihene. Muri korali urimo ntawamenya uriwe. Ushobora gusambana ugasomana ugakomeza ukaririmba, ukikirishwa ukaroga ugakomeza ukaririmba, ukagambana ugakomeza ukadiyakona, ukagambanira abantu ugakomeza kwa pasiteri. Ibyo birashoboka, ariko musuko kwa Yesu ntabwo uziyoberanya. Kuko ijambo ryavuze ngo intama zizongera kunyura mu suko kwa nyirazo azibara. Arimo arabara intama rero, apasiteri barimo baraca mu suko kwa Yesu, ababishop barimo baraca mu suko kwa Yesu, abaririmbyi barimo baraca mu suko, n'abahanuzi nuko. Ubu ntawe uziyoberanya ngo bikunde, kuko yeshaje guhemba no kujya gute no guhana. Haleluya, haleluya. Bene data munteze amatwi, ijambo ry'Imana riradusaba ko tuba maso. Ijambo ryarambwiye ngo muri Matayo ibice 25 umurongo wa mbere havuze cyavuze ngo ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'abakobwa bangahe 10. Dukwiriye kuba maso kuko Yesu araje. Ngo abakobwa 5 bari abapfu, no abandi 5 bo ngo bari abanyabwenge. Haleluya. Ngo nuko ngo barasinzira, ngo bose 5 n'abanyabwenge bose basinzirira rimwe, ngo barahunikira, niko Bibiri tubwira. Ngo ariko 5 abanyabwenge ngo bahunikirana amavuta, naho abapfapfa bo bahunikira nta mavuta bafite. Ariko ijambo ravuga ngo mu gicuku ngo haba akaruru, ngo bumva akaruru kavuga ngo umukoraje. Ngo none ngo bose barabaduka barakanguka, ngo babandi basinziranye amavuta mu merezo b'abanyabwenge ngo bakangutse bacana amatabaza yabo basanganira umukwe. Haleluya. Ngo ariko abapfu bo ngo bagiye gucana amatabaza ngo ntabwo ngo ntiyakarazima. Kubera iki? Nta mavuta bari bafite mu merezo. Ariko bene data ndabifuriza kugira ngo mugire amavuta mu merezo, kugira ngo mwitegure, kuko umukwe agiye kuvuza impanda, kugira ngo muzamwitegure muzamusanganire bucanye amatabaza. Ijambo ravuze ngo amatabaza yanyu ahore yaka, mumere nk'abagaragu bategereje shebuja azaza aje mu birori. Ni kuvuga ngo buri muntu wese, waba uri umugabo waba uri umusore, biragusaba ko amatabaza yawe ahora yaka, kuko Yesu we araje. Yesu we aje guhemba no guhana. Yesu Kristo amanukiye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda kuko aje guhemba no guhana. Abagize nabi bagiye kubihemberwa, n'abagize neza bagiye kubihemberwa. Ni mureka natwe mu banyabwenge, mu 5 b'abanyabwenge, ntimube mu 5 b'abapfapfa, kuko ijambo ryarambwiye ngo babwiye abanyabwenge ati mwaduhaye ku mavuta yanyu nako tugacana. 5 b'abanyabwenge babwiye ngo ntabwo yadukwira twese, nimugire kwihanjuriza, nimugire mu bahanjuzi. Icyo gihe cyari cyarangiye rero, impanda yari yavuze, hari abaye ibintu bikomeye, ntabwo bagomba guseka ngo byemere, ntabwo bagomba kwihana ngo byemere. Igihe cyabo cyari cyarangiye. Wipfuje igihe cyawe ubusa mwene data. Igihe ufite ubu ngubu uhumeka nicyo cyonyine ukwiriye kuba maso, cyo cyonyine kiguha gukiranuka. Nugera kwa muganga uri muri koma ntabwo uzikiranira n'Imana ngo bikunde, kuko ntabwo uzaba wumva. Igihe cyo kwikiranira n'Imana ni iki? Igihe ugihumeka. Igihe hazaba ibikomeye n'imiyaga n'inkubi ntabwo uzikiranira, azaba batakira ngo ijambo ravuze ngo mube maso, mumere nka5 b'abanyabwenge bacanye amatabaza basanganira umukwe. Mwiba nka5 b'abapfapfa bagiye gucana amatabaza bakaziba. Kubera iki? Basinziranye ibitotsi bivanze n'ibyaha. Nta kintu gituma amatabaza y'abantu azima n'ibyaha. Haleluya. Narimbo mbibutsa ini jambo ryavuze ngo turi kujambo rivuga ngo Uwiteka arimo arashyira intama ku rutonde. Uwiteka aje kongera kubara intama. Jambo ryavuze ngo mu mpinga z'imisozi miremire, mu bibaya, ngo intama zigiye kongera kunyura mu suko kwa nyirazo azibara. Uwiteka agiye kongera kubara intama,
arimo arashyira ikimenyetso cy'amaraso y'umwana w'intama. Buri ntama yose Kristo arimo arashyiraho ikimenyetso cy'amaraso y'umwana w'intama. Uko marayika murimbuzi naza agasanga uwo azasanga afite amaraso mu ruhanga rwe, uwo ntazamwakura, ntazamukoraho. Ariko umuntu wese azaza agasanga nta kimenyetso, urwego rwose waba ukomeye, waba warize, waba utarize, marayika murimbuzi azakurimbura. Ijambo ryatubwiye rero ngo nuko rero ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano, kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwira ibyo gute yakoze. Haleluya. Mureke tube maso mu bucuruzi bwawe, ucuruzi uri maso. Ntabwo Imana ibuza abantu gukora, kora ibyo ukora byose ari kuri maso. Ubu umuririmbyi ari kuri maso, umenye yuko intama zose zigiye gushyirwa muri sikaneri y'Uwiteka, umenye ko intama zose zigiye gusuzumwa. Ube pasiteri ariko wirinde kuyobya intama. Ube umuhanuzi ariko mu mpano zawe wirinde kurisha impano zawe, wirinde ubugambanyi. Ibyo ukora byose, waba uri umumotari, waba uri umushoferi, waba uri umuyobozi wa leta, bamaso, kuko intama zigiye kongera kunyura munsi wo kwa nyirazo azibara. Utazava hubarwa bagasanga uri hene, utazava hubarwa bagasanga uri gikeri. N'ubugugu ni icyaha. Igikeri gishushanya ubugugu, umusambu ugashushanya ubwibone. Yesu atazasanga uri umwibone, nyamara bakurebaga bakabona uri intama, nyamara imbere uri isega iryana. Niyo mpamvu rero Uwiteka mwebwe, Yesu yigeze kubwira abigishwa, baramubwira ariko se mwigisha, ko tubona ahantu muri, ko tubona abantu baturimo batujemo, tubona abantu babasambanye, tubona basize, tubona bajura, bimeze bite? Yesu avuga ati mwebwe ibyo ntimwabishobora, nimureka amasaka akorane n'urukungu, nyiri umurima naza niwe uzabyicangurira. None kuba rero Uwiteka aje gutandukanya amasaka n'urukungu. Ijambo riravuga ngo, Yesu avuga ngo nimubyihorere, nyiri umurima naza niwe uzicangura. Yesu rero aza gucangura amasaka n'urukungu. Ibintu byari byarivanze, ibintu byabaye ibintu utamenye, ntiwamenye umurokore, ntiwamenye umupagani, byose byabaye kimwe. Umurokore arambara ubusa, umupagani akambara ubusa, ntabwo wamenye. Ariko ijambo riravuze ngo, Yesu asubiza abishwa ati nimubyihorere, nyiri umurima naza niwe uzicangurira amasaka n'urukungu, kuko amasaka nzayahunikanya nshyire mu kigega, ariko urukungu rwo nzarutwika. Uwiteka aje gutwika urukungu. Nyabuna mwene data, uramenye utazabura urukungu, kuko urukungu rugiye gutwika. Haleluya. Ariko amasaka agiye gushyirwa mu bigega. Kandi ikintu nkundira Imana, umva, amafaranga yawe ntabwo yatuma ujya mu kigega cy'Uwiteka, ahubwo gukiranuka kwawe no kumvira Imana nibyo bizatuma uba amasaka y'Imana ishyira mu kigega. Wibuka ko imbuto nyiri umurima arayibungabunga, niyo ayibitse ahantu umutima we uhora uyitekereza. Ariko urukungu ajugunya hanze rukanyagirwa, igihe cyagira agashyiramo umuriro agashumika. Mwene data, bere data munteze amatwi, Imana irimo iraburira abantu ngo nimwitandukanye, kuko Uwiteka arimo arabara, yaje kongera kuhara intama ze, ariko kuko ibintu byarivanze, abantu barashakuje bigera mu ijuru. Yesu yamanukiye kugira ngo yongere yibarire arebe, kuko ijambo ryarambwiye ngo intama zo zizashyirwa iburyo ariko ihene zizashyirwa ibumoso. Uramenye utazashyirwa ibumoso, kuko ibumoso n'abazajya mu nyanja y'akumuri n'amazuku, ariko abazajya iburyo bwa Yesu ni abazambikwa amakamba y'ubugingo. Ndabifuriza kugira ngo rero mube maso, kuko Yesu aje kongera kuhara intama bundi bushya. Ntabwo mvuga byinshi kuri ibyo. Yesu aje guhemba no guhana, kuko aravuze ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano, kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yagize gute yakoze. Nimba waracuranze neza ugiye kubihemberwa, nimba waragiyakonye neza ugiye kubihemberwa. Ntabwo tuvuga byinshi kuri ibyo. Nimwakire ijambo ry'Imana. Amen.